hari ugukora ukagira aho ugera, hari no gukora ugasanga uri aho ngaho gusohora utarenga umutaru cyangwa se utagira aho ugera. Niyo mpamvu rero uyu munsi tugiye kuganira mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi ku buryo bwadufasha kuba abakire, ku buryo bwadufasha gutera imbere, ku buryo bwadufasha nyine kwaguka birenze, tukarenga nyine imbibi z'ubukene, tukarenga bya bindi byose byo mu muryango. Buriya abantu b'abakire, abantu bameze neza. Tubahaye ikaze bakunze ba Umurimbo TV, turabasuje cyane aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'isi, mu Rwanda n'ahandi hose muherereye. Mugabo mukurikira Umurimbo TV umunsi ku wundi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hanyuma bakunze mwese b'Umurimbo TV, tubahaye karibu, tubifurije kugubwa neza, tubifurije imigisha y'Imana, tubifurije iterambere mu miryango yanyu, tubifurije umugisha mu rubyaro, tubifurije amahoro ndetse n'amahirwe mu byo muba muri gukora byose, yaba mu rugo ndetse no hanze mushakisha imibereho. Karibu rero. Nibura uri mushyashya ku Murimbo TV, ngewe nitwa Sauda, dukora ku biganiro bitandukanye bigenda bifasha abantu kubaka umuryango neza, tunyura mu nama zitandukanye ndetse tugenda twungurana ibitekerezo, twigishanya aho bibaye ngombwa, ndetse tukagira gute tukanahugurana ku bintu bigiye bitandukanye. Kimwe nk'iyindi minsi rero, ariko mbere y'aho ngaho turagusaba gukora subscribe ndetse ukajya usharinga n'ibi biganiro kugira ngo bigere kure, ndetse ukajya no muri comment ugakora na like, kaka like, kugira ngo biduhe motivation yo kujya dukomeza twaguke mu byo dukora, ndetse tunarusheho kuzana ibintu bitandukanye byose kugira ngo turusheho gufatanya kubaka neza uyu muryango ndetse n'ibintu bitandukanye. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku bintu byiza, ibintu bikenewe, ibintu abantu babifuza kumva cyane yuko ni ingirakamaro, kuko burya umuryango mwiza ubugizwe nuko utera imbere, kandi iterambere rituruka kuko abantu bakoze. Ariko se nanone hari ugukora ukagira aho ugera, hari no gukora ugasanga uri aho ngaho gusohora utarenga umutaru cyangwa se utagira aho ugera. Niyo mpamvu rero uyu munsi tugiye kuganira mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi ku buryo bwadufasha kuba abakire, ku buryo bwadufasha gutera imbere, ku buryo bwadufasha nyine kwaguka birenze, tukarenga nyine imbibi z'ubukene, tukarenga bya bindi byose byo mu muryango. Buriya abantu b'abakire, abantu bameze neza. Umva nshuti yanjye, reka mbaho urugero rworoshye. Abantu b'abakire impamvu batagomba gushwana cyane, batakagombye gushwana, iyo muri abantu wenda bari aho mufite nk'akamodoka kamwe, usanga muri gupfa yuko umwe yasize undi. Ariko iyo muri abakire, umwe afatiye n'undi agafatiye, kugira ngo gahunda zose zibashe kugenda ku murongo. Wenda urwo ni urugero rutoya nabahaga, ariko hari n'izindi nyinshi murazizi. Uyu munsi rero tugiye kuganira ibintu 7 ukwiye kurenga mu gihe wumva yuko uri mu ntumbero cyangwa se mu murongo wo kuba umukire. Ibintu ukwiye gusiga inyuma, kubera yuko ibyo bintu utabisize inyuma byakubera imbogamizi, ugasanga uhora nyine ntaho ugera, kubera yuko ibyo bintu biri kukuvangira, kandi ibyo bintu kibi cyabyo biri muri wowe. Ibi bintu rero biri mu myumvire ugomba kureka kabisa, ukayivaho, ukayisezerera, ukikomereza urugendo rwawe rw'iterambere cyangwa se rwo kuba umukire. Abahanga cyangwa se abantu nyine bagize ubushakashatsi ku bintu byerekeranye n'iterambere ry'umuntu cyangwa se n'imibereho yo kugira ngo umuntu akire, hari ibintu bagiye batubwira yuko tugomba kurenga mu gihe dushaka gukira, kubera yuko gukira ni byiza. Hano kuri ino si, iyo ubayeho ufite ubuzima bwiza, nyine ni byiza, kandi binadutegura no kuzagira ubuzima bwiza no mu ijuru, kubera yuko ni ukuvuga ngo iyo ufite ubuzima bwiza ubwifuriza n'abandi. Muzarebe nk'urugero, ushobora kugenda mu rusengero ugasapotinga, ugatera inkunga, ugafatanya n'abandi aho usengera nyine hose, kuba washyigikira kubaka urwo rusengero, ndetse no kuba wagira butera inkunga bakanezerwa, bakabaho neza kubera ko wabigizemo uruhare. Ibyo byose rero nibikorwa uzandikirwa cyangwa se wandikirwa imbere y'Imana. Biriya bavuga ngo hahirwa abakene, ntago baba bavuga abakene ku mafaranga, oya, baba bavuga abantu bicisha bugufi. Burya kwicisha bugufi cyane nibwo bukene bwo ku mutima Imana ireba, sibyo kugirira umuntu impuhwe, kugira gute. Ariko kubyerekana amafaranga, umva, reka mbabwire rero, reka dutangire ikintu cya mbere uzirinda kugira ngo
utera imbere cyangwa se igihe uzaba uri mu murongo wo kwikirira ni ukurenga umurongo wo gushimisha abantu. Gushimisha abantu ubwo ni ukuvuga ngo uzirinde kuvuga ngo umuntu arabibona gute. Mu gihe ubona ko ibyo bintu ari umurongo wawe wo kukugirira iterambere, nta muntu ubangamiye, ntaki, irinde kuvuga ngo umuntu reka wenda mbahe nk'urugero rwo kugira ngo musobanukirwe ibyo ngibyo uzakora kugira ngo nyine ukore mu bikureba utitaye ko umuntu ari bubibone gute. Ngewe ndahangaha ndi imbere yanyu, ndi imbere ya kamera. Ubu hari abantu bajya ngo yiwe murabizi mujya mubibona no muri comment ngo ariko ngo uyu mugore ngo ibi ni ibice barimo kuvuga, kandi ibyo mvuga bifitiye abantu akamaro, nanjye ubwanjye birakamfitiye. Ibyo rero ni urugero wenda rworoshye nabaha. Ibi bintu nimba uri mu nzira y'iterambere urabizi neza ko nta muntu wabangamiye, nta muntu watutse, nta muntu wabwiye nabi, nta muntu uri buburare kuko wakoze inshingano zawe, nta muntu uri bukomereke. Kora gahunda zawe kugira ngo utere imbere, renga uko abantu babibona cyangwa se irinde gushimisha abantu hanyuma wowe ukomeze udindira. Ikintu cya kabiri, irinde guhora uri wa muntu wumva ko ugomba kugirirwa impuhwe, sibyo. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo akimuhana kaza imvura ihise, sibyo. Koresha ibitekerezo byawe, ukoresha imbaraga zawe, ukoreshe mbese inema zose Imana yaguhaye uzikoresha uko ushoboye kose mu iterambere ryawe, utari kuvuga ngo kanaka ngo arangirira impuhwe, ngo hari ikintu ari bumpe, ngo hanyuma se ngo muri uyu mushinga wanjye ngo hari uburyo ari bunsapotinga, ari bunshyigikire. Wapi, sibyo. Abantu biragoye ko umuntu ashobora kukwigisha uko wirobera ifi, ahubwo usanga abantu benshi rwose bashinzwe kuba bagusapotinga bashobora kuyiguha ariko ntabwo bakwigisha uko uyiroba. Menya rero kwirobera ifi yawe, umenye yuko ugomba gufayitinga, ufayitinge utavuga ngo hari umuntu ushaka ko angirira impuhwe. Ibyo bintu urenge kumva yuko ushaka kugirirwa impuhwe mu bintu byerekeranye n'iterambere ryawe cyangwa se na bizinesi zawe. Wirinde kuvuga ngo muri bizinesi yanjye ndarangara hanyuma umukozi nashyizemo ari buze kungirira impuhwe kubera ko tubanye neza, kubera ko tuganira neza. Yirinde kuba yanyiba cyangwa se yampombya. Ibyo bintu birenge. Noneho tugeze ku kintu cya gatatu. Ikintu cya gatatu, uzirinde gutakaza igihe, nshuti yanjye. Gutakaza igihe mu bintu bidafite akamaro, sibyo. Uyu munsi ni urugero, wari ufite gahunda yo kujya ku kazi, hanyuma umuntu araguhamagaye, birashoboka ko mwanaganira kuri telefone ibyo muvugana mukabirangiza, arakubwira ati ngewe ndaza kuza kukureba mu rugo kugira ngo twirirwane tuganire. Akazi kawe urakishe ngo kugira ngo ubuse ngo ningenda ngo arabona ko nirata, ngo cyangwa se ngo arabona yuko ngo arabibona gute. Bifitanye isano na cyo kindi cya mbere cyuko ugomba kurenga icyo bitagushimisha abantu ariko mu bintu bitagufitiye akamaro. Rero irinde gutakaza igihe. Icyo ni ikintu cya gatatu, gutakaza igihe mu bintu bidafite akamaro. Umuntu araje agufatiye umwanya wagombaga kugenda wenda ukabona 5 cyangwa 10 cyangwa 20, wiriwe aho ngaho muravuza amagambo gusa. Hanyuma rero rimwe na rimwe mu bicumuriyemo muri kuvuga abandi, hanyuma rero icyo gihe umwanya wawe urawutakaje. Uriya mwanya utakaje ni ubujiji. Biriya ntabwo byemewe ku muntu uri mu nzira y'iterambere cyangwa se uri gushaka kugera ku bukire. Ikindi rero cya kane, barakubwira ngo ba boss wawe kurenza ukundi muntu yakubera umubosi mu bintu byawe. Hanyuma ahangaha ndifashisha urugero rw'umukozi rw'umuntu navuga hano nka hano mu Rwanda, wenda kuri ngewe nyine ni motivator wanjye. Hari umugabo njya numva abantu bahamagara kuri radio ngo ariko se ngo ko ubu hibereye, ari kubwira abantu ati mushaka akazi mukore, urubyiruko mukura wako mufuka mushakisha imirimo mugire gute. Bakamuhamagara bakamubwira ngo nk'ubu ngubu ngo nakagombye kuza ngo nkicara aho ngaho wicaye, hanyuma rero nkakora icyo kiganiro ku kwezi ukamemba. Arabasubiza ati hanyuma ngewe nkajya gukora iki? Niba nanjye akazi mfite ari akangaka, nawe ugenda ujye gushakisha kawe, ariko ngewe nubwo ndi boss yego, ariko ndi boss nanjye ngomba kuba boss wanjye. Uwo mu boss rero
ngo abakozi twagize amahirwe yo kumva amakuru bamuvugaho, abakozi be bavuga yuko ngo ari we muntu wa mbere ugera ku kazi bwa mbere, abakozi bakaza bamusanga kandi niwe boss. Abenshi mwagiye mwumva ibyo bintu rero ubwo muzamwumva, ariko bihuye n'iki kintu cya kane cyo kuba boss wawe kurenza ukundi muntu yakubera boss. Ni ukuvuga ngo wowe iyo ushyizemo imbaraga ugakora cyane bizagufasha gutera imbere kurusha uko wiringira ko business yawe ishobora gutezwa imbere n'abandi bantu, wowe waryamye cyangwa se wabaye umunebwe. Ikintu cya gatandatu rero, ntuzatinye gukora ibintu ushoboye cyangwa se wumva ari byo ushoboye gukora ngo nuko wenda hari abandi bantu bari kubikora. Isoko ni rinini, buriya uburyo wowe ukoze iyo business ushobora kuza ukayikora, hari abandi benshi bari kuyikora ariko ukayikora mu buryo bw'ubudasa, ikaguteza imbere cyane no kurenza uko yateje imbere ba bantu bayibanjemo. Ibyo rero ntuzigere ubitinya habe na gato, ahubwo wowe icyo uzareba, icyo uzitaho cyane ni uburyo ugomba kunozamo business yawe, ni uburyo ugomba kuyikorana ubwitange n'urukundo no kugira gute n'ubushishozi bwo kumenya ngo ndashaka gutera imbere, ndashaka gukora iyi business yanjye mu buryo bwiza kandi busukuye. Hanyuma rero ikintu cya gatandatu, ikintu cya gatandatu rero barakubwira ngo irinde kurebera kubo byananiye. Irinde kurebera ku bantu nyine byanze, ahubwo urebere kubo byakunze. Mu gihe nyine ushaka gutera imbere, ushaka gukora business, ushaka gukora kuba umukire, reba ko abandi bantu babaye abakire. Nimba abantu barabaye abakire, njyewe navukiye kuruha. Hari ikiganiro twakoze cyerekeranye n'uburyo umuntu ashobora kurota neza ntabiha agaciro. Buriya ibintu byose bitangirira mu mutwe wawe, ni wowe ubiremamo. Hari igena Imana yaduhaye, hari igena Imana izaduha, hari ibyo ducamo byose mu nema za Nyagasani. Ariko nanone burya iyo wifashe wowe ukirangiza urarangira. Iyo wifashe nanone ukigira confidence, ukagira icyizere cy'ubuzima bwawe, uvuga uti ejo n'ejo bundi njyewe ndashaka kugera kuri ibi ngibi, bituma rero utera imbere kandi bigatuma ugera kure hahandi hashoboka. Irinde rero kuvuga ngo ibi ngibi sinzabikora kubera yuko ngo ababikoze barahombye, dore ngaba ariya ubafatireho urugero. No, fatira urugero ku bantu bateye imbere, abantu bakize, sibyo? Wumve ko nawe uri umwe muri abo ngabo ugomba kugira ayo mahirwe. Baravuga rero ikintu cya karindwi, nabyegeranyije cyane, pardon. Ikintu cya karindwi barakubwira ngo irinde kwikurura mu bantu ubona byayobeye. Abantu byayobeye ubwo ni ukuvuga abakene. Ni urugero, nimba ushaka kujya gukora, reka mbaho urugero, ugiye gukora business ya kenkayeri. Noneho muri wa mubano wawe uri kubana n'abantu bicururiza ibitunguru, inyanya, kandi wowe ushaka kujya gucuruza kenkayeri. Ni urugero ndi kubaha. Ibyiza ugomba kwegera bari abantu bacuje kenkayeri cyangwa se bacuza kenkayeri kugira ngo nyine ugire n'amakuru afatika yagufasha kugira ngo ukore iyo business yawe. Hanyuma rero biranosobanutse neza. Nimba ushaka kuba umukire, barakubwira ngo bana n'abakire. Ibyo bintu byitoze byo kubana n'abantu bafite aho bageze, abantu b'abakire. Iyo rero abantu rino jambo barivuze, abantu babyumva bagira imyumvire mibi yo kumva yuko nimba bavuze ngo bana n'abakire bisobanuye yuko abo bakene mutari bubana. Abo bakene murabana, unabakunde, unabubahe, cyane yuko ushaka no kubakomoka cyangwa ubakomokamo, by the way, kuko buryo umuntu akira yarakennye, hanyuma rero akavuga ati ngiye ngomba gufightinga kugira ngo mbe umukire, mbe umuntu ukomeye kuri ino si. Nta mpamvu, kubera yuko nta mpamvu yo kwihuguza, sibyo? Abo bantu rero ukomeza ukabakunda, ariko ntabwo nyine ari bo bantu uvuga ngo ndatindana nabo ubuzima bwanjye bwose. Ntabwo ari bo wijandikamo ngo ugumane nabo cyane, ahubwo ugomba kugira uruhare mu kubana na ba bantu ushaka kubana nabo, kugira ngo bigufashe cyangwa se biguhe imbaraga, biguhe n'ubushobozi bwo kugira ngo nyine ugire ibitekerezo nk'ibyabo, ubavomemo imyumvire y'ubukire, ubavomemo gusobanukirwa uko umuntu atera imbere cyangwa se uko umuntu akira.
hanyuma rero reka ngira akandi kantu narenzaho ngewe nubwo ntari nagateguye, ariko akangaka nako karasobanutse cyane, karavuga ngo byose 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 bishingiye ku kuba ufite intego. Irinde rero mu bintu bya mbere ugomba kurenga, irinde gukora udafite aho werekeza uvuga uti ndashaka kugera kuri hariya. Niba utahafite ibi byose ntabwo uzabikora ngo bikunde, ariko nimba uvuga uti ngewe mu mwaka w'ibihumbi 2025 ngomba kuba mfite miliyoni 10, ndabikora kandi ngomba kuba nzireba hariya, yaba wazikoze mu bintu runaka, yaba wazishyize kuri banki ukabuzireba, yaba icyo ni ukuvuga ngo ni nk'iki, ni nk'ikirere cyawe wubaka uvuga uti iki kirere ngomba kugenda nkagikozaho umutwe byanga byakunda. Nutagikora rero ngo uvuge ngo ndagitumbereye kandi mfite intambara cyangwa se mfite imbaraga zo kukigeraho, nintanakigeraho ahubwo nutumva ko nutagera kuri kiriya kintu ahubwo ushobora kuzanapfa cyangwa se ugakubitwa cyangwa ukarwara ukajya mu bitaro, wumve yuko ibi byose twavuze haruguru 7 byose nta kintu bizaba bikikumariye. Izi rero ni inzira twateguye zibaye 8 ugomba gukoramo kugira ngo ugere ku bukire, cyangwa se ugomba imyumvire runaka, imyitwarire ugomba kugira ngo ubashe kugera kuri bwa bukire bwawe, ubashe kuba mu bantu bateye imbere, kubera yuko nawe byakubera. Nta muntu rwose ukwiriye kuba umukene, kandi Imana yaguhaye ubwenge, yaguhaye ingingo zose zirakora. Niyo waba udafite ingingo zose, tujye tubona abantu b'abakire badafite amaguru, tujye tubona abantu b'abakire badafite afite amaguru ariko nta maboko afite, ariko afite ubwo bwenge, afite ibitekerezo. Ibintu byose buriya ntabwo ari uguterura imizigo, ibintu byose ntabwo ari ugukora ibintu ukoresheje nyine ingingo zose. Hari abantu bakomeye cyane bakoresha ubwonko bwabo, ibitekerezo byabo, kandi bizinesi zigakura kandi ubukire bakabugeraho bitewe n'uko bicaye bagatuza, bagatekereza ibintu mu buryo bwiza, bakamenya icyo bashaka kugeraho, cyangwa se bakagira ibyo bumva bakeneye, bumva ari byo bibabereye kugeraho. Nawe rero ibi bintu byakubera mu buryo bwo kubaka umuryango mwiza. Nuko nabitangiye mbivuga, uryoha iyo murimo no mu iterambere, iyo muri gukora ibintu byiza. Mu kiganiro cy'ubutaha rero reka tuzaganire n'abagore by'umwihariko, tuvuge ku bagore by'umwihariko. Buriya aba bagore tugira ingeso ituma abantu badatera imbere, ituma tudatera imbere, ituma ugasanga umuntu nyine ahora aho ngaho, urambara imyenda ukisiga amavuta, tukaba ari byo dutahira, mukarya mukanywa basi, ariko icyitwa ubukire cyo tukajya duhora tubishinza abandi. N'abakire kwaka naka n'abakire, ese buriya bayakura he, ese buriya bigenda gute? Ugasanga umuntu wenda muri gukora business imwe yarakize, ugatangira kuvuga ngo aha ngo ariko se ubu wamwishinga we wenda byavuye aha inkuru ukihimbira, kubera ipfunwe ry'uko wowe utabasha kujera ibintu byawe neza no kubikora. Uburyo rero tuzaganira muri icyo kiganiro ni uburyo wakoramo kugira ngo nibura nawe ujye ubona ko hari aho uri kuva, hari naho uri kugana. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Iki kiganiro kizafasha muzajye muri comment mudusangize, kandi namwe muduha yandi makuru yo twagenderaho kugira ngo ibintu birusheho kutugendera neza. Murakoze, Imana ikomeze kubarinda, ibubake, ibahe umugisha, ibahe iterambere, ibahe ubuzima bwiza, ibarinde imitekerereze iciriritse, iduhe nanjye ubwanjye twese turi hamwe, iduhe gutekereza byagutse kugira ngo iyi si nyine tuzayiveho, ariko natwe twarashyizeho imbaraga zacu mu gukora kugira ngo dukoreshe ubwenge, inema zose Imana yaduhaye kugira ngo tubeho neza. Naho ubutaha, ciao.